Turabasuhuje bakunzi b'Udushya Kingdom, mumeze neza? Nyuma y'iminsi 10 gusa inkuru itugezeho ko Dorimbogo arembye kandi arembye cyane. Inkuru yavuye ku kinyamakuru bita Urugendo TV, ni ikinyamakuru gikorera ku muyoboro wa YouTube, igakwirakwira mu gihugu hose. Ubwo Dorimbogo yagendaga asaba imbabazi, avuga tubona ahemukiye wese, ashimira kandi uwagerageje kumufasha, bigaragara ko ababaye cyane. Ibyo byose Dorimbogo yamaze kubirenga, maze ariruhukira. Imana imuhe iruhuko ridashira. Araruhutse inshuti ya Yesu. Dorimbogo yamaze kwitaba Imana. Uti byagenze bite rero? Biri gukekwa ko yishwe n'iki? Yapfuye ryari? Reka byose tubisasanure muri iyi minota mike cyane dufite, kugira ngo abakunzi b'Udushya Kingdom iyi nkuru bayumve, bayimenye. Yagejejwe ku bitaro bya Kibuye ari gusamba, ari mu modoka yigenga. Ubwo ni za modoka ziba ari iz'abantu ku giti cyabo, ubundi zitagenewe gutwara imirambo cyangwa se abarwayi. Akihagera rero Bwiza, ikinyamakuru Bwiza kivuga ko akihagera yari ari gusamba, abaganga bamukuramo vuba vuba, bagerageza kuramira ubuzima bwe ariko biranga. Ni inkuru yatangiye kujya ku mbuga nkoranyambaga, cyangwa se yatangiye kumvikana ku itariki 27 n'ejo hashize, ahagana saa 12 nibwo inkuru yamenyekanye ko Dorimbogo, wamenyekanye nka Vava, amaze kwitaba Imana. Ubundi uyu mukobwa yafashwe ari mu mujyi wa Kigali, agerageza kujya kwivuza. Icyo gihe yaribwaga mu nda n'umutwe, agerageza kujya kwivuza ku bitaro biri hariya mu mujyi wa Kigali, ariko ngo bamuca amafaranga menshi, biza gutuma atahivuriza, ahubwo arahava ajya ku bitaro biri iwabo i Nyamasheke, ahegereye iwabo, kugira ngo bazabashe kujya bamusura. Bivugwa ko aho ngaho ariho yagiye kugira ngo n'uzamusura wese wo mu muryango we bizamworohere. Televiziyo rero bita Bwiza ikorera kuri YouTube, ndumva ariyo yagiranye ikiganiro nawe bwa mbere, ataka cyane, ababara cyane. Icyo gihe yatakaga ko aribwa mu nda, bikazamuka yewe bikajya ku mugongo, bikazamuka bikagera mu gifu. Mbese yaribwaga igifu, bikazamuka bikagera mu mugongo no mu mutwe hose. Igifu n'umutwe cyane cyane byo byamuryaga, ku buryo we yibwiraga ko arwaye igifu. Uyu Dorimbogo bwe wagira ngo yari abizi neza ko ashobora kuzitaba Imana, kuko yakomeje avuga ko bamukura kure y'iwabo, bakamwegereza iwabo, kugira ngo igihe azapfira ngo atazabagora ngo batwara umurambo. Ibi ngibi yabivugaga nk'aho abizi ko ashobora gupfa. Abantu benshi rero bari kugenda bavuga ati Dorimbogo yishwe n'iki, bakomoza ku kintu gishobora kuba cyamwishe. Ni ukuvuga ngo buri wese ari kuza avuga ibye, ariko ikintu bari guhuriraho, bamwe bari kuvuga bati ashobora kuba yishwe n'indwara y'igifu koko, kuko n'ubusanzwe yari asanzwe akirwara. Ariko abandi bakavuga ngo ashobora kuba yarazize amafaranga, ngo yaba yaratuburiwe na wa mugabo bita Mpano y'Imana, hanyuma Mpano y'Imana akamusaba kugira ibanga, ariko Dorimbogo ngo kubika ibanga bikaba byaramunaniye. Ibi Mpano y'Imana ubwe bamubwiye ko Dorimbogo arwaye arembye, ari mu bitaro. Mpano y'Imana yivugira ijambo ngo naramubwiye ngo anyumvire, ariko namubwiye ibyo agomba gukora ntiyabikoze. Ibyo ngibyo rero bikaba ari byo bamwe bari guheraho bavuga ko ashobora kuba azize aya mafaranga ya Mpano y'Imana. Gusa ntabwo twajyaho ngo tubihamye, abaganga nibo bashobora gupima bakamenya icyo arwaye, kandi we ku giti cye yavuze ko aribwa mu gifu cyane, ko arwaye n'igifu. Nta n'umwe aravuga ko wenda ari we wamuroze, nk'uko bamwe bavuga ko Mpano y'Imana ari we wamuroze. Aka kanya rero Dorimbogo yamaze kuruhuka, yamaze kujyaho twese tutabasha kugera ubu, ariko dushobora kuzagera. Navuga ngo
abantu mwamukundaga mumusabire azajye mu ijuru, kandi Imana ikomeze imuhe iruhuko ridashira. Mukore subscribe kuri uyu muyoboro wanyu kandi wacu.